mbona turi mu ikipe y'umupira w'amaguru, mbona ni mu batsinda ibitego, ariko mbona ikipe yacu ifite abataka bake kandi babaswa. Mbona no mu izamu hari abanyezamu bake kandi b'indangare. Ubwo turahareka mivuge, bamwe mu baturindiraga nabonaga bari inyuma y'ikibuga bategereje gusimbura abandi banyezamu bananirwe, ariko barangariye mu rusimbi rw'igishyimbo. Ibishyimbo bisanzwe. Hanyuma ikipe twakinaga yari ikipe yambaye imyenda y'imikara, ifite amaso atukura, ifite amahembe, yambaye bya bikweto, hari bikweto nabonye bagendesha mu muhanda bifite amapine. Hanyuma turakina kandi bo bakinishaga umutwe, bagakinisha amahembe. Mureze ko twe nta mahembe tugira, twayaciriye ku musaraba. Bagakinisha ibirenge, byakwanga bagashyiraho n'amaboko ngo bakunde badutsinde. Cya kabiri, nabonaga bafanwe n'abantu benshi, bavuze induru n'amafirimbi na vuvuzera, bavuga ngo ni mu batsinde, ngo dorayo bigeze. Hanyuma ndababara, ariko nkoresha ubutwari ngo nsinde, ngira ingorane, sinagira igitego na kimwe ntsinda. Hanyuma nabonaga twiteguye gutsindwa, ariko ikipe yacu yari ikomeye ahantu hamwe muri defense. Mubera baryo bahora bari maso, babwira umwami ibyayo ngo azarirengere. Mbahaye haleluya mu izina rya Yesu. Icya kabiri, nta mukinnyi woroshe wari uri muri defense yacu. N'akana kabashaga guhagarara ntihagire ugacaho, kubera ndimo mfashwa kandi imishurirwa. Reka mbabwire, buriya uri umugabo n'umugore n'abana bawe, mukaba mu bintu nubwo mwaba muririmba cyangwa muri abavuga butumwa mudasenga cyangwa musenga amasengesho y'amapirate, mu ijuru babona yuko urwo rugo nta mugabo ubamo, keretse byibura iyo mufite umwana w'umukozi usenga Imana wuzuye umwuka wera. Ku Mana niwe mugabo buhari. Babarira wibuka amasengesho yawe n'umugore ukuntu aba ameze. Mwami Yesu, haleluya, turagushebeye mwami. Agakubaza ati twaryamye dusenze utemera ukadutangira, ariko sinzi aho twageze gute. Urwo rugo nta mugabo ubamo, ku Yesu yaravuze muzahabwa imbaraga umwuka wera nagira ate, muzaba abagore. Reka nihute. Birangira rero ngize impungenge, ariko ku munota nk'uwa 78 byose mbyibuka nk'ibyabaye ejo, cyane cyane ko byo bitaramara n'ukwezi. Ku munota nk'uwa 78 ngo bahita bihuta bakorera inama ku izamu ryabo, numva baravuze ngo ubwiriya kipe ikomeye ahantu hamwe muri defense, reka dutere imipira yo hejuru. Icyo gihe wabinyerekaga yambwiye n'imipira yo hejuru ikivuga mwe sinkibabwira, ngo hanyuma iraza kubaca hejuru yinjiye mu izamu ryabo. Muri maso tuganire. Buriya abatsinda ibitego ni abaririmbyi n'abavuga butumwa cyangwa n'ababwiriza n'abigisha. Ariko niba wenda korari idashobora kuza mu masengesho n'amateraniro ngo yitabire uko yitabira iyo yasenze ubwayo, iyo ntabwo yitwa korari ku Mana, yitwa kampani ikorera ku giti cyayo. Mu ijuru bandika ko nta batsinda ibitego bafite aho hantu. Ndabagushije sinzagaruke. Kubana kwabo kwiza. Niba bahamagaye Nyagasani aribuka, akazakora imibare y'ibyo azakura mu Gatenga, cyangwa bakaba bamutumiye Nyabihu, agahita bata ubwo bampamagaye no mu Gatenga bashobora kuzamita itike y'ibihumbi 20 bakantekera n'inkoko. Mu ijuru bandika ko nta muvuga butumwa bagira. Baravuga ngo reka tubatsinde ibitego byo hejuru. Muri ba defenseri bacu mbona haje ikintu kimeze nka za ntebe zo mu biro, bakibateye hano inyuma, barazamuka, hazamukamo 5 basumba izamu ryacu. Zamura haleluya mu izina rya Yesu. Muri futu hari icyo bita kuganya baro cyangwa kuganya futu. Nukuba imipira bayitereye iriya, babandi barengaga izamu ryacu bakayibasubiza. Bigeze ku munota wa 80, ndavuga ngo nubwo nta gitego badutsinze, ngo ariko kunganya n'aya mashitani ngo twaba dutsinzwe. Ndabizi hano hari abantu bijijisha ariko b'abanyamupira. Hano harimo abareyo, murimo ndabaruza abareyo, mukomera abareyo. Njya numva bavuga ngo babazaniye abataka b'ibikoko, mukunde muhumurike nguko mutsindwa kenshi. Harimo ngo n'abaperi, ariko reka tuvuge reyo yanyu ngo niyigira benshi, ngo na ADPR ngo nibo bagira benshi. Reyo inganije na Real Madrid, iyabitsinze ni yihe? Kuba rero tuvuga ko dukorana n'Imana, twarangiza tukanganya n'abadayimoni, twaba tugize gute? Birambabaza, ariko nkibaza ibyo. Ku munota wa 82 muri iryo yerekwa mbona imbere yanjye gutya ijuru rirakingutse.
muya muretse murafashirizwa rimwe. Ku gicu yaramanutse, kuko hari igihe njya ngira ibihe byiza nkahura na marayika no mu gitondo cyo kuwa kabiri twarahuye tumarana amasaha. Iki cyumweru ambwira ibintu 5. Muri ibyo 5 arambwira ngo umaranye iminsi umunaniro no kutaryama, ndakuruhuye nguhaye imbaraga nshya. Nagize ngo rero niwuje, ariko akimanuka aho umuryango ukingutse ajemo, mbona handitsemo Yesu. Aramanuka nkimureba mbona ibirenge bye n'izahabu, imyenda yishashagirana ku rwego ntabona. Aramanuka muri roranti, muribuka abantu baririmbye hambere bakabakorera amashusho, bakunda gushyiramo ibintu by'amaroranti digital itaratera imbere. Aramanuka muri roranti, amanukiraho bita muri sirifase aho batangiriza umupira. Akimanuka baro yahise imugeraho, ntiyigeze ashyiramo nk'imbaraga nk'izanyagasana. Ribuka yewe nari sigize guta nashyize minuza ngakinisha ni mu maso nka tera n'urutugu, kuko ntemere gukinisha intoki. Nasize ibyuya byandenze umubiri wose, ariko nta kintu byageze. We yagize atya gusa. Umupira uragenda winjira mu izamu ryabo. Zamura haleluya mu izina rya Yesu. Hanyuma umaze kwinjira mu izamu ryabo, bashidutse kinjiye, ngiye kubona mbona bose, urumva ababa muri stade, hari abari muri stade bari gukina, hari abantu bari muri stade bagaragiye barimo bavuga ati ni mu batsinde dore ayo bigize. Ngiye kubona mbona bagiye icyo bita kugwa ingazi, bagenda gutya bakubita umunwa hasi nka kwa kundi umwana akubita umunwa hasi akaniruma. Bamaze gukubita umunwa hasi, amfata ikiganza arambwira ngo bakoreho wumve. Mbakozeho nyitangira gutya ko numvaga bakonze nje kuruta barafu. Arambwira ngo umunota wa 82 urageze, ngiye gutsindishiriza abantu banjye. Haleluya! Ariko uzabambwiriye yuko umuntu udasenga unyikiriza ahabwa umugisha. Utagira gute? Ntabwo bijya binyorohera gukorana nawe. Nubwo yaba ari apotre, ari reverend, ari atagira n'unyirukanaho, dore ngira agatwe gato nkakarinda uruguma. Ubwoko bwose uri bwo n'icyo uri cyo udasenga, ntibyorohera Yesu gukorana nawe, kuko nawe yasengaga buri. Baramubwira ati ibyifuzo byose twabiretse mwami, ahubwo twiyigishiriza kugira gute. Hanyuma nabakozeho gutya, bari bakonje kuruta ikintu cyose numvise gikonje. Afata mu kiganza, mu minota nk'itanu mbona nzengurutse igihugu cyose. Dore ibintu byantangaje rero. Biriya bitara binini byo kuri stade nagiye kubona mbona mbisanze Nyabihu, mbisanze Gicumbi, mbisanze Rulindo, mbisanze Rubavu, mbese akarere kose ko mu Rwanda karimo biriya bitara. No hirya mu byaro hirya bitumva ingoma, kiriya gitara murakibona cyatswa na moteri. Abona amasanze biriya bitara. Arambwira ngo rero nubwo Satani yashyizemo imbaraga zose kugira ngo azimye abera, azimye n'umwuka wanjye mu itorero, hari abantu nsigaranye nibo baba. Arambwira ngo ngiye kuzana ubundi buryo bwo kubaka umurimo wanjye. Nubwo ibiterane n'amaterano bitakiba ku gasozi, ariko ngiye gukoresha abansigaranye bamurikire rubanda, baza bakurikiye umucyo wabo, baza mu nzu yanjye. Icya kabiri, arambwira ngo aya matara ntabwo ari urumuri gusa, ahubwo muri yo harimo n'umuriro. Bazahabwa imbaraga z'umuriro zo kwirukana abadayimoni, hanyuma bitera abantu gukurikira icyo. Umuntu arwara abazimu n'abadayimoni bange kuvamo, bakoresha ibintu byose, batanga amafaranga menshi, byange babajyane Karayesi, byange birangira abambasaderi banjye n'abambasadirize mfite mu turere twose t'u Rwanda, babarambikaho ibiganza, abadayimoni bavemo, bazane na bene wabo, umubatizo ukomeze kubaho, ibiterane bikomeze kuba, abizera bashya bakomeze kugira. Ariko mbona ikintu gikomeye, barimo binjira, mbona bene wacu tubana mu rusengero bo barasohotse, mbona barisohokeye, ariko hinjira ikirere cy'abantu benshi bakurikiye imbaraga z'Imana. Imana ihimbazwe, Imana ihimbazwe, Imana ihimbazwe, Imana ihimbazwe, Imana ihimbazwe, Imana ihimbazwe. Ivuga bikabihimbazwe, itabura uko ibige. Imana ihimbazwe, umwami w'abami nahimbazwe.
Reka tubigire umukoro, tubigire devoir, tubigire utunini two kunywera mu rugo. Bwira Yesu uti nyigishiriza kugira gute. Cya kabiri mubwira uti nyambura igicupuri mfite cyitwa ingirwa maki, ingirwa amasengesho, unyihera amasengesho nyayo.